Muraho neza nshuti bavandimwe dusanzwe duhurira ku muyoboro wacu twigana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Tugeze ku cyigisho cya 8 kitubwira ngo intwari zo kwizera, Yosuwa na Kalebu. Aba bagabo bombi uko ari babiri babaye intwari mu buryo butangaje. Babaye intwari mu gihe kitari cyoroshye, mu gihe ibintu byari bikaze, ariko banambye ku budahemuka kandi isezerano bari bafitanye n'Imana rirakomezwa. Niyo mpamvu icyo kwibuka dufite muri iki cyumweru kiratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Iri somo rikubiyemo ubuhamya bwinshi kandi tuzakomeza kuribona muri iki cyumweru, aho Abaheburayo rishingiye mu Baheburayo 13:7 ritubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nuko mwigane kwizera kwabo. Aha dufite ibyitegererezo byinshi by'abantu bagiye babindahemuka kandi bagiye batuyobora, ariko bakagira amaherezo yabo meza. Nge nawe turasabwa kwigira kuri abo ngabo batubanjirije, babanye n'Imana mu buryo bukomeye kandi buhesheje Imana icyubahiro. Niyo mpamvu rero natwe duhamagarirwa kugira imico nk'iyabo. Ingingo yo kuwa mbere iratubwira ngo ubudahemuka. Ahangaha muri iyi ngingo katuyicemo mu nshamake. Iyi ngingo ndagira ngo mbabwiremo utuntu tubiri gusa twadufasha muri iyi ngingo. Ikintu kimwe ugomba kumenya muri iyi ngingo nuko ishingiye ku batasi 12 bagiye gutata kiriya gihugu cy'i Kanani. Mwibuke ko itubwira ngo ubudahemuka. Muri aba batasi 12 ushobora kuba bose atari kubazi, kuko abamenyerewe muri bo ari Kalebu ndetse n'uwitwa Yosuwa. Ariko nyemerera nkubwira amazina 10 y'abandi batasi bari bari kumwe nabo, ariko bazanye inkuru y'incamugongo. Uwa mbere yitwaga Shamuwa. Shamuwa yari umwe mu batasi bajyanye na Kalebu na Yosuwa gutata igihugu cy'i Kanani. Harimo n'uwitwaga Shafati, habagamo n'undi witwaga Igaru, hari undi witwaga Paruti, hari undi witwaga Gadiyeli, hari n'undi witwaga Gadi, hari n'uwitwaga Amiyeli, hari n'uwitwaga Seturi, hari n'uwitwaga Nakibi, harimo n'uwitwaga Jeweli. Aya mazina mu by'ukuri ntabwo amenyerewe, kandi koko nibyo abayazi turi bake, ariko nifuje kugira ngo nkubwire aya mazina 10 y'abandi batasi bajyanye na Kalebu na Yosuwa. Kuki rero ingingo yiswe ubudahemuka? Nuko aba bantu uko ari 12 bose bajyanye inkuru itandukanye rwose, kuko Kalebu na Yosuwa bari bafite inkuru yabo ndetse n'aba 10 bafite inkuru yabo. Bityo rero Kalebu na Yosuwa bemeye guhagararira ukuri, bemera kuba indahemuka ku Mana, bahamya neza ko kiriya gihugu bazakijyamo kandi bakagifata. Mu by'ukuri ntabwo Kalebu yigeze yibeshya, oya rwose, kuko mwibuke ko n'igihe abatasi 12 bari bazanye iyo nkuru y'incamugongo, Kalebu abantu bakarira, nuko arabahoza. Bari imbere ya Mose, arababwira ati tuzamuke nonaha bahindure kuko tubasha rwose kugira gute uhatsinda. Nshuti muvandimwe waraduteze amatwi, icyo wakura muri iyi ngingo nuko Kalebu by'ubwabyo ni ijambo mu Giheburayo
risobanura ngo imbwa murayizi, kandi rikoreshwa mu isezerano rya kera buri gihe mu buryo butari bwiza. Nyamara kandi ijambo kerebu mu nzandiko zo mu ndirimbo byo hanze ya Bibiliya berekana umugaragu w'intwari udatezuka kandi akaba n'indahemuka kuri shebuja. Muri iki cyerekezo rero Kalebu yabaye indahemuka ku izina rye, agaragaza mu mibereho ye yose kumvira Uwiteka atajegajega. Nshuti muvandimwe, wowe uduteze amatwi, Kalebu uyu nguyu murumva ko yabaye intwari ku buryo butajegajega, kandi izina rye mu by'ukuri twarifata nk'aho risuzuguritse, ariko yarinze izina rye, arinda icyubahiro Imana yamuhaye, bituma bindahemuka ku Mana, kandi arinda imibereho ye mu buryo butajegajega. Niyo mpamvu rero natwe dukwiriye kumvira Imana muri iki gihe, kandi tukareka kuba interenganya, tugahinduka rwose, tukaba indahemuka ku Mana kugeza ubwo Kristo agiye kugaruka, njye namwe akaducyura mu bwami bwe. Ingingo yo kuwa kabiri yo iratubwira ngo mpa iki gihugu cy'imisozi. Aha muri iri somo ni isomo ryiza cyane, ingingo yo kuwa kabiri nk'uko tuyivuze itubwira ngo mpa iki gihugu cy'imisozi. Aha tuhasanga ubutumwa bwa Kalebu cyane ko ari we ubwe wisabiye Uwiteka igihugu cy'imisozi ndetse we na Yosuwa. Aho nk'ubu barabajije ngo wasobanura uti inyifato ya Kalebu ndetse na Yosuwa, mbese gukurikira Uwiteka muri byose bisobanuye iki? Aba bahungu babaye indahemuka ku Mana, bemera kuyibera indahemuka kugeza ubwo bigomye byinshi, bemera kwitangira umurimo wayo. Bivuze iki rero? Kuba indahemuka ku Mana bisobanuye kwitanga burundu. Umaramaje bisobanuye kwiyanga, bisobanuye guca bugufi iteka ryose imbere y'Imana, ukumva icyo Imana ivuze, nuko ugakurikiza ubushake bw'Imana. Aha muri iyi ngingo reka mbabwire utuntu tutarenze dutatu. Kamwe ni ak'uburyo Imana ubwayo yitangiye ubuhamya, ihamya ko Kalebu izamuhereza iki gihugu. Ni ukuvuga ngo wabisoma mu Kubara 14 ku murongo 24. Uyu rero Kalebu yabonye imigisha, urumva, abona imigisha myinshi y'Imana binyuze mu ishyanga ry'Abisiraheli, ariko by'umwihariko binyuze ku muyobozi waryo Mose. Kalebu yigeze yibagirwa isezerano Uwiteka yari yaramuhaye binyuze muri Mose, bazagera mu gihugu aho yari yarakandagije ndetse n'ibirenge. Kuba yari yarahageze byari bisobanuye ko byanze bikunze agomba kugira gute? Kuhatura. Muri ikindi cya kabiri nshaka kubabwira ni ubudahemuka bw'uyu mugabo witwa Kalebu. Ahangaha n'ubundi Imana imutangira ubuhamya kugeza n'aho ngo yagejeje imyaka 85 y'ubukuru, ariko agifite indangagaciro zo kuba urugero rwiza, ndetse n'icyo Uwiteka yashoboraga kugeraho binyuze mu bantu bafite imitima yamwiyeguriye ndetse ikiyegurira n'umurimo we. Ibyo Imana yabonaga muri Kalebu byari byujuje kuba inyangamugayo 100%. 100%. Rero nshuti muvandimwe, Kalebu yasobanukiwe ko Imana byanze bikunze iri mu ruhande rwabo, abigira intego, bimujyamo, biba muri we, kugeza ubwo Kalebu uyu nguyu yabaye indahemuka bidasubirwaho, kandi kugeza ubwo yatabarutse amahoro akava muri ubu buzima nk'uko natwe tububamo. Rero uyu Kalebu yabaye indahemuka mu buryo bwiza kandi bushimishije, aho natwe nge nawe twamwigiraho, kandi iki gihugu yahawe natwe Imana hari icyo idutegurira binyuze muri Kristo Yesu. Abazizera kandi bakizezwa n'amaraso ye biteguye kuzabamo. Nshuti muvandimwe rero waduteze amatwi kuri izi ngingo ebyiri,
reka ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bikomeze ibane nawe kugeza none n'iteka ryose. Amen.